Urumuri Films amayobera Nitwamenyeho n'indi sheri waseba we yakubwiye ngo ndi mushiki we. Sheri wanjye yabari sinagushaka ko nguhobera. Yo, chérie. Nari ngukumbuye cyane. Amakuru. Meze neza. Meze neza pe. Siko waje utambwiye. None se kuza kukura bye nsaba burenganzira. Mbese twavuganye kandi chérie. None se kuba twavuganye bivuze ko utaza kukura. Ufite mabujana nta kibazo. Rego komana. Ifoto yanjye koko. Narende gukora isuku mbanyiguyeho mabujana rwose ntabwo hariya hirya nimba ari wa mukobwa wayizanye. Uyu mukobwa si umuntu yana mwenzo utazi izina ninde? Ni Rinka suzi ko ari umukobaganye mabujana. Ngo Rinka niyo yayikuye muri alubumu nuko arayikuzana no mu maboko yawe ngo ba. Ubwo rero ni imbeba mabujana. Ewe mwana ugira amafuti y'amagambo kandi ugenda ujya kuzana ikintu wanagure zino ntebe. Mabujana rero basi warunohoteye Ndakora senye. Mabujana. Kurana ntabwo bikubereye pese cyane twawe. Byapfiriye se. Ariko yake chose reka nzi. Uzote kujuza utambi. Mabujana kwa kabiri weje mu mwanya wawe. Jumenya umwanya wawe rega wowe mu ndyo uri protein. Ujye umenya rwose. Nabo ndi zane ndaze nabona karaje. Ikintu ngo nari cyo ngicyo. Ngo mu ndyo ndiki. Muri protein muri aliment constructive. Rega mukabone ne kaje mfite tara zitandukanye Mabujana. Abose byo makanya namurusha. Gongo. Muri protein mu ndyo muri aliment constructive. Nimero ya mbere zazi bizambe. Rega genda renze. Ntukabone nje nteka hano nkuri. Kabone nteka hano. Mize nk'umunaje muri vacances aho buri kamubwira. Yo makanya. Kidogo gusa. Boss yahita guteka. Inako blow. Nanyuze ngo boss. Bije tuzapfusa. Ako manera kandi wambwiye kare. Ubu bizo wowe nasobuja muri bamwe. Wambwiye ngo arazindi ninja zige ziza hano urancabira nyambwa ngo nabo mukorana muri ministeri. Nasigira ngo reka mubwire. Ubundi uretse wowe nimero ya mbere. Abandi bose baza bagukurikiye. Ngo ni wowe uyoboye inano kure. Nasi ninde bararana. Akose je nabonye mukora nakoreka mbyihoreza. Mwebwe ubundi Uri kinyamafuti mwisi no mwijuru. Sisiko nitwa BJ's. BJ aho reka nguri bafu. Nita yari inshuti yanjye ruko namwe mfite inshuti nziza abasani aho gumva mbwira. Mbwira icyagushavuje, mbwira icyakubabaje. Oya icecekere. Inumire. Tuburirimbana nabi. Kubimeze bite? Sawa, uretse gudukora utambugishije. Nje naye ngukumbuye cyane pe. Sakumbuye ntabwo twari tumaze kuvugana. Nasi niko twavuganye uvuze kuza kukureba. Cyetse nimba nzajya njya kwa mudugudu kumwaka igipapa cyo kuza kukureba. Nibaza ariko. Twari tumaze kuvugana nkubwira uburetse urahaza utambwiye. Yeah, sorry. Sorry. Ujye umbwira, sibyo? Nzajya Uzongera kujuza utambwiye. Nzajya nkubwira ntabwo nzongera kuzana. Okay, tubireke. Se chérie warumeze? Cyane se neza pe. None se mushiki wanyu mubonye? Cha. Ni mwiza ariko ntabwo nza shusho. Pe. Ntabwo gusa. Ego. Ya, urabizi yuko inda ibyara mwe na muhima niyo mpamvu tudasara. Ariko ni mushiki wanjye. Nta kibazo. Aritonda ariko? Nta kibazo pe ni umwana mwiza. Okay. Ya. Chérie, none se warumeze ute? Narenda nyine. Ariko kumbe cyane. Ya. Se wowe
buri gihe urahinduka ubwo duherukana ntabwo ari uko wanganaga noze sheri ntabwo ari ibintu byatanze ariko shusho usigaye wisiga iki noneho ko mbona wabaye inzobe cyane kareka ni movite isanzwe nakasiga ibiti si bita kareka byo nanjye nari ngukumbuye ngukumbuye cyane haburaga gato ngo ndware indege kwa kugukumbura ibaze indege se kandi kajya uguruka se cyabyihorera si ukuntu ukumbura umuntu ukumva yesu we ntabwo bize wabyihorera ntabwo ukumbuye ntabwo uhamagaye nk'ubwira ngo si wibuka ku ruhande uretse noneho mbe ngiye njye kuza ndeba akantu mu gikari ndaje okay nta kibazo shira ariko si utinde naza kugukumbura oya ntabwo ninda ntabwo ninda ndaje wiyute yego stop dore kirimo munsi ntabwo namba mbimenyereye Yemonde bice nadukanye ibyo wadukanye yamabana nasinze shora umuntu avuye itonga ati yabagiye kumusubizayo ye nasinze none nawe urabyadukanye umuntu w'umukobwa tugende yewe nazengurese mbere yo kuvuga ngo yamondeke yabundi muri no kumuhotera njyaruta turi kumuhotera yamondeke abensobanurire mundeke mabuja Biki se kandi wowe ibintu ku muhanda byakomeye urikumva mabuja ndagiye nsanga ibintu byose ni barabara ntawe utambuka ntawe usura ntawe wikanira kugenda biremewe birabujijwe bimeze bite byakomeye ubu gahunda z'umunsi zahindutse ngo kugenda mu gitondo saa 4 saa 3 saa 8 mu gitondo ni ukuryama saa 6 kubyuka saa 8 kuryamana n'abakozi saa 9 saa 10 dore singaka nakaguze noneho mu maso ni ikariso dore ntayiguze urumva badutegetse ngo tuzajya tugira gutya ubu ni gutya nta kurebana ku munwa no ku mazuru ku ntoki do ni agakingirizo wabibonye mabuja ni uko nguko bimeze ntabwo ari agakingirizo wakigoryewe ni agapfukamunwa bashyira ku munwa ubwo rero nawe ngo wazanye amakuru mashyashya ibyo ni ibintu bizwi ahantu hose ariko mabuja nawe urampinga rwose ubusa kuko amakuru yose nzanye yapfuye ubusa kuko adapfa ubusa si ubwo ayo makuru uzanye ni makuru nyabakira ntabwo ari ikariso wambara mu munwa n'agapfukamunwa wakigoryewe ubundi koko none ubu ngubu ni ukuvuga ko ngewe ntabwo ari amakariso mu munwa wa muhungu we dore ko nawe wananiye ubu ngubu ugiye kujya wambara agapfukamunwa ku munwa wambare naga mu ntoki n'uzajya ujya guhaha ntiwemerewe kujya wegera umuntu udasizemo metero n'igice wanyumvise kandi nabwo tuzajya twishyura kuri mobile money ntabwo uzongera kujya utabanga ibintu by'amafaranga hato utazazana korona muri uru rugo ariko nabyo ngende ngitse bije karame bro Reba bro ayo nicaye muri Superbowl hasi nkawe ibigambo ugira ubuntu bivana he urabidownloadinga urabiteresharija bigenda bite wakora iki nkangabo nkawe nyine ngiye nari mbabereye mu mwanya bijyo waba nkande na nimero D inaha waba nka nimero D kabisa ninde wagushyize mwe ndumva uburyo kiba kireba nk'ipusi yabuze imbere akino uko ndivuga ingingo nyamukuru buri iki ipusi gasipoza muri matematike noneho nkingi yari imbere naringiye guhita nkakira ariko ikiro cy'imbabazi ibyo bigambo wabivanye sipoza noneho wowe ukuntu uri kumbabya bose uri nk'urubwa runini cyokora ndatinyamara kanyine urubwa runini ku ipusi urubwa se bije ugezaho kuntuka ngewe ubundi jya uranze nabaye umukozi wawe wabaye bosi urampemba urantunze
se nk'ibi bisatsi no wabivanye ako nyine araho mubereye abakozi nanjye ariko araho mbereye ibigambo kiba gifite ubundi wakora iki cyanga nandi kuziba icyo nyine ubundi nk'ibi bisatsi boss utopima kia kwanza nikueleze premier dan 2005 Kinshasa deuxième dan à Nairobi Kenya nikucha usiga mwanga boss njye ni talent dijumija umva usiga mwanga kwa ni vola nda wakendo kila siku makini genda ugumye nje Ariko nawe watinze da. sinatinda nakuza hano nabanje kujya kwifatira kuza hano mbona wumva afite uretse nawe gukubura ngo hano tubanze tuganire n'ibiki wadukanye we hano Biki se? gusinda wangiza ukanasinda ku mama umuntu w'umukobwa Wahora n'iki ko nanjye ntazi byambaye. kandi ubu wabona idini uba wakoheje Dina se ubwo ngubwo aje ate hano ko turi batatu. Ubundi se urumva ari nde wundi. Ubundi bwagira inshuti nkiri ukumva ko ufite inshuti. rero nibyo ntayi gushakanye kuzaberwa bakocyangiza ukagenda usinda ku manywa urugugira uduteza abantu duha bisi Ahe, ubwo rero mwikwirwa mwivugisha gutyo ari ibifu byanyu nahahiraga. Ubu se no mafaranga. Aya mafaranga nino telefone nari kwicara hano ubikizana. Ejo si twe twabuze ibyo turya. Ubu se muri iki cyumweru kigashira n'ikindi kigataha. mva mite nkubwira rero guhera nona mwese umuntu abyumve muboneho nawe wumva guhera kakanya ninjye boss hano muri urugo Zifashe. Bose gute se? ndababwa ngo guhera nona mugiye kwicara njye ubahigira byo kuva ngo ugiye kwiruga ujya mu buraya uwavumbuye umushinga mushyashya se ubwo mushinga arabira wuze Ndakwiyamye. ahubwo ngenda nakwiyamye nakwihanangirije ibi birirwa bagushyiraho by'imisatsi n'ibiki biri bari ibiki Je rudahu. nkorodaho ndababwiye ngo guhera nona muri cano mbahige Njye ni ntabibwira Diane ko ruri gukubitangura abantu. Diane se wowe bya warabizi ngo urabibwira Diane ndababwiye ngo nona akakanya muricara icyo ndi bukora icyo ari cyo cyose ndabahigira n'ingero bubatumwe ninjye boss guhera nona muri kubyumva mwanserereza mwihaye mwigize bikize Ubwo se uzaduhigira ubikuye. ninshaka nzibe cyangwa nzagira ibi birarutana kuvuga ngo ugiye kwiruga ubindraye umuntu w'umukobwa uri gudusabye ugira ute usinda ku manywa yanga wagiye wirutse we yagize cyangwa nkagenda nkiba Umva rudahu. mfite ishuri ryanjye mu bintu byo kwiba Aho kugira ngo uzajye kwiba baguca amaguru. Cyangwa bakurogeshe cyangwa bakujyane kuri polisi bakujyane tongate. Umva njye nakora n'uwo mwuga bikagira inzira. ni ubwa mbere se n'abajya kagagushwa kavuga gacaraho ngaho ndakubwira ngo guhera nona mwicare hano mbahigire ndabatungisha ibyo ndi bubone ndi buhige kandi ndabibona ntongeye kukubona uva hano ujya muri ibyo by'uburaya bwawe kora akazi Ntarakara. Ntarakara. Nase nishimye. akagomba kwishima Nshimishwa no kwanza niba badukoresha. abagore hari umugore nazanye se Uravumbitse. oya uriya ntabwo ari umugore wanjye cyo ukoze uriya ni umu ex wanjye urabizi ni baba ex nakubwiraga nyine kera tutaramenya Azije usiga mfata nk'umwana w'imyaka 12 cyangwa 11. oya se wowe uskutizera nawe Nizera umax waje kwinaganika guhobera agira aterega nawe uratega urahobera. nukuri ntabwo naguca inyuma ngewe byanyabyo nukuri uriya ni umu ex wanjye twakundanyeho kera ariko nyine turacyame turaziranye ntabwo ari umugore wawe Ko wamubwiye ko ndi mushiki wawe. Yaje abimbwira. yabikubwiye ryari Njye kumukigura mbwiye ngo se wowe ntabwo uzi ya mateko y'aba ex sheri uzi n'ikindi ubu nta nubwo ubizi ubundi reka nkubwize ukuri sibyo sheri ubundi ngewe umenye nyuma y'Imana na Yesu yahuza ku mwanya wa mbere ariko no kambe. nukuri ndagukunda cyane urabizi sinashobora kuguca inyuma Ni nyenyenye. wowe wenyine Number 1. nukuri Nimba nkunda koko tugiye kugenda mu nzu. yego Umbwira mukobwa ko ari byo ko. Sibyo? nta kibazo sheri rwose nibyo pe nta kibazo Nuko.
films amayobera ntugacikwe n'igice na kimwe abana natwe umunsi ku wundi urumuri films amayobera